ubuzima bwiza Yesu Kristo iyo budafite umwuka we ntibuba bwaramwizeye, kuko yavuze ngo I know who you are. Today you cannot testimony for other people that I'm the Jesus Christ. But when the Spirit of God will come unto you, you will have the power. Bamwe ntushobora kuba ngo wizeye Yesu Kristo ubeho nta mwuka w'Imana ugira. Ibyo bibe byumvikana. Iyo wizeye Kristo aguha imbaraga z'umwuka wera, nizo zonyine zigushoboza kunesha ibyaha mu buzima bwawe. Amen. Imisaraba yose ntabwo ikiza ibyaha. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu ari we wenyine wabambwe ku musaraba, ahubwo biravuga ngo nuko ajyanwa n'abandi babiri bari ibisambo. None ikintu cyantangaje, ubundi ahantu hitwa iburyo twamenyereye ko hajya ibyiza, ariko none ntabwo ari Yesu wari uhabambwe. Ngo Yesu we yari ari hagati ahubwo bw'ibisambo bibiri. Nahise rero mvuga ngo uko bisa kose abarebaga bari kure barashobora ko batanabonye Yesu bakabona igisambo. Niyo mpamvu navuze ngo burya imisaraba yose ntabwo ikiza ibyaha, keretse umusaraba wonyine w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ngo mu yandi magambo ujye ubaza mugenzi wawe ngo wowe wabonye uwuhe musaraba, kuko ashobora kuba hari igihe njya ngererwa ndi kurwana n'imyambaro, nkongera nkayambura nkipima indi nkabona n'imini. Noneho umwuka wera akamazaga, ariko si ubu koko nawe uraza kwitunganya uvuga ngo Imana ibabare gucuruzwa n'imyambaro. Imyambaro yose kare wayiguze, si n'ubwa mbere uyambayeho, uri kubona yabaye mibi kubera umwuka. Ntabari twebwe Mana, ntabari twebwe Yesu, ahubwo izina ryawe Data rishyirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabari twebwe, ntabari twebwe, ntabari twebwe, ntabari twebwe Yesu, ahubwo we izina ryawe Data rishyizwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabari twebwe, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Ntabari twebwe. Haleluya, haleluya. Reka twicare, ndimo ndumva mfashwa cyane, ntaza gutinda kubera ko tugiye kuganira ku magambo meza cyane. Ariko muri ibyo yaravuze, Dawidi niwe wavuze iyo zaburi, aravuga ngo Uwiteka ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, ngo abe ari ryo rihabwa icyubahiro kubw'imbabazi zawe, ngo n'urukundo rwinshi dukunda. Amen. Haleluya, haleluya. Yego, amazina yanjye nitwa Iratsinze Felix, niga mu mwaka wa 3 imibare na computer science no kubyigisha. Ubusanzwe nteranira muri AGMR cyangwa Methodiste Libre hanze. Papa kakarahagije, aka niko kanjye ubundi yaranzanye agatoti, ariko kara niko karekare kuranga, kandi ngewe uruhimbi nkuru ndirwo rwanjye ubundi. Yego, narimbuze ngo niga mu mwaka wa 3 imibare na computer science no kubyigisha. Turashimira Imana ko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Muri ibyo yongeho ngiyo tuza kuvukira ku ya Satani, ubu tuba twihebye, ariko Imana ishimwe cyane. Amen. Yego, dushimira Imana rero ko yaduhaye wa 5 mwiza. Nifuje kenshi kuza kubasura, ariko Imana ishimwe ko bikunze. Amen. Uyu mugabo Imana imuha umugisha, Olivier, ni inshuti yanjye, ariko niwe nanyuzagaho message yuko mbakumbuye. Amen.
ndashimira Imana ko nongeye kubonana n'ubwoko bwayo bwo muri Rasa cyangwa Anglikane muri 2025. Twari duherukana muri 2024. Hashize n'igihe kinini twaganiriye ku ijambo ryari rifite imbaraga muri icyo gihe cyane. Amena. Twasenganye n'abantu bakeya, sinzi situation yari yabaye, banzari abanyeshuri bamwe bari baratashye. Ariko twari twavuze ku ijambo rivuga ngo kwizera kuruta uko abadayimoni. Twari twabonye ko hari igihe umuntu aba afite ukwizera ariko kungana n'uko abadayimoni, kandi nawe kugakora. Ntabwo uko kwizera kwakubuza kuririmba, ntabwo kwizera ko abadayimoni kuranaririmba. Bibiliya ivuga ngo Satani ngo yari umuhanga cyane mu kuririmba, ngo Bibiliya ivuga ko yari afite amajwi agera muri 10 nangahe, ariko ntabwo byamubujije kuba ari umunyakibi cyangwa ari sekibi. Bivuze ngo ntabwo ari ibitangaza kuririmba n'abadayimoni baririmba. Twabonye ko hari ukwizera abadayimoni bagira. Ariko uwo munsi twari turi kwiga ukwizera kuruta uko abadayimoni, kubera yuko twasanze ko hari abantu benshi bavuga ko bizeye Kristo ariko batazi iby'imbaraga z'ukwizera Kristo icyo bivuze. Twarimo twifashisha Yakobo wavuze ngo ntacyo bimaze kugira ukwizera kutagira imirimo, ngo nako kuba kwarapfuye. Ngo ni nk'umuntu ufite ubuzima ariko atagira umwuka w'abapfuye. Ariko Imana ishimwe, reka nihute. Murumva ko icyarimo cyangiyemo stage nzashobora. Iyi ni engage ni engage dukoze kwibutsa abanyeshuri by'ubushize mwiganye nabo. Reka dusomere ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samueli igice cya mbere. Igitabo cya mbere cya Samueli igice cya mbere turasoma mu gice cya 16. Igitabo cya mbere cya Samueli igice cya mbere igice cya 16 mumbabarire. Igitabo cya mbere cya Samueli igice cya 16 turasoma ku murongo wa 7 wonyine. Bibiliya iratubwiye ngo ariko Uwiteka abwira Samueli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba mu mutima. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo ariko Uwiteka abwira Samueli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka we areba mu mutima. Twongere ngo amen. Reka turigendane n'iri jambo ryandikiwe abantu bo muri Roma, cyangwa urwandiko Paulo yandikiye abaroma igice cyaho cya 8, nacyo dusoma umurongo umwe cyangwa imirongo 2. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 8, dusomye ku murongo wa 8 n'uwa 9. Bibiliya iratubwiye ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Duhere kuri 7 nanone. Bibiliya yavuze ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Tuvuge ngo amen. Dusubiremo 7 yaratubwiye ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. 8 hatubwiye ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Ni mu rwandiko rwandikiwe abaroma igice cya 8 niho twari turi gusoma. Ndagira ngo tuganireho gatoya ku ijambo ry'Imana mu gihe gitoya tuba dufite. N'amahirwe ageretse ku yandi, dukoresha igihe gitoya ariko tukiga ijambo ry'Imana. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rifite teme cyangwa intego ivuga ngo aho kwitabwaho kurushaho. Amen. Ndavuze ngo aho kwitabwaho kurushaho. Bivuze ngo iyo uvuze ngo aho kwitabwaho kurushaho ntabwo uvuze ko ahandi utahitaho. Turi kubyumva kimwe.
hari uburyo abantu babwira bagahita bakakora additional information utabahaye. Ndavuze ngo aho kwitabwaho kurushaho, bivuze ngo hari ahandi witaho ariko hari n'ikindi gice ugomba kurenzaho mu kutitaho. Amen. Rero turashimira Imana. Hari ijambo numvaga ari ryo ndi bubabwirize kuko numvaga ari ryo muri iyi Misiri ndimo, ariko nyine ryahindutse buri muntu abapangiwe ibye. Amen. Icyo rero mbyibukiye nshatse kuvugaho nuko nari maze iminsi mbwiriza abantu ngo imisaraba yose ntabwo ikiza ibyaha. Amen. Imisaraba yose ntabwo ikiza ibyaha. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu ari we wenyine wabambwe ku musaraba, ahubwo biravuga ngo nuko ajyanwa n'abandi babiri bari ibisambo. None ikintu byantangaje, ubundi ahantu hitwa iburyo twamenyereye ko hajya ibyiza, ariko noneho ntabwo ari Yesu wari uhabambwe. Ngo Yesu we yari ari hagati ahubwo bw'ibisambo bibiri. Nahise rero mvuga ngo uko bisa kose abarebaga bari kure barashobora ko batanabonye Yesu bakabona igisambo. Niyo mpamvu navuze ngo burya imisaraba yose ntabwo ikiza ibyaha, keretse umusaraba wonyine w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ngo mu yandi magambo ujye ubaza mugenzi wawe, wowe wabonye uwuhe musaraba? Kuko ashobora kuba yarabonye uw'igisambo kandi nacyo cyari kibambwe ku musaraba. Ukibaza uyu muntu ukatareka ibyaha byagenda uti yabonye uw'igisambo, reka nawe yari umusaraba nk'iyindi. Kuko umusaraba ukiza ibyaha yari uwa Yesu Kristo gusa, kandi abantu bitegerezaga ngo bari kure bakabona hari abantu batatu babambwe. Niyo mpamvu Umuririmbyi wa 251 yari ari kuvuga ngo hafi y'umusaraba ngo azaguma iteka, ari kuvuga ko umusaraba mubereye ngo nk'ibuye ngo ry'urutare ngo rikamukiza impagarara. Yaravuze ku gitero cyo hasi, aravuga ngo hafi y'umusaraba ngo yitegereje ngabona umworera ngo ufite umunwa w'ikuzimu kandi wakamo umuriro. Ikintu gikomeye cyane, yari umuntu wageze kuri tere. Buriya reka mbabwize ukuri, iyo abantu bagiye kubara inkuru hariho ibyiciro bitatu by'abantu babara inkuru. Vuga ngo kagira inkuru. Haleluya. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo aho kwitabwaho kurushaho niho tugiye kuganira. Ariko reka mbanyuriremo gatoya muri ako kantu. Ngo habaho ibyiciro bitatu by'abantu babara inkuru. Icyiciro cya mbere ni abantu bigereye kuri tere cyangwa bageze aho ibintu byabereye bakabireba neza n'amaso yabo cyangwa bakabyumva neza n'amatwi yabo. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'abantu babara inkuru. Habaho icyiciro cya kabiri, ni icy'abantu batageze aho ibintu byabereye, icyakora bajyagayo bahura n'abantu bavuye aho byabereye. Muri make barababaza ngo mutubwire byagenze, barababwira bahita bizera ko ari uko kuri barigendera. None ikindi cyiciro cya gatatu ni icy'abantu batagezeyo bo bimajinye gusa. Nubwo ngo bakimega bati byose nyagandagaza nimba habaye agisida ni muri ya mihanda ibiri ugiye kugira hamwe bakora indazi, nubwo ngo wari kubyimaje ntabwo yahageze, ntazi niba ara. Noneho reka nkubwize ikintu gikomeye cyane, imyaka uzagira n'ugura n'umuntu wimajinye inkuru. Nubwo uzambaza kuvuga ati urabona hahandi nyagandagaza ngo bakora amandazi ntabwo uri kuhareba neza, ati niho rero byabereye kandi byahereye. Nubwo ngo wari kwimajina ko yaba ariho byabereye. Rero hari abantu batigeze babona umusaraba wa Yesu ndetse ntibigeze banumva bawuvuga, ahubwo bimajinye aho waburi. Ati bya byose umusaraba wa Yesu igorogota buriya bawushinze hahandi byose ibisambo, kuko ibisambo byo babyegeje hirya, ntazi ko umusaraba wa Yesu wari uri hagati. Ibaze rero guhura n'akavuga ngo umusaraba wa Yesu wari uri ibumoso. Umusaraba w'igisambo akaba ari ugenda wizeye. Bayavuga ngo umusaraba wa Yesu wadukije ibyaha, nawe ugatekereza uw'ibumoso. Yesu yari ari hagati wawe. Haleluya. Yesu yari ari he? Hagati. Rero guhura n'umuntu babari inkuru, kimwe mu bintu bitangaje, inkuru iyo bayikubariye ngo wowe uba wumva ko ari iby'ukuri byuzuye. Rero babwira ngo muharanire kugera ku musaraba wa Yesu, pana kubwirwa n'abawugezeho gusa, kuko nibwo muzakira ibyaha. Kuko hari umuntu wawugezeho ariko bitewe n'uburyo yakubwiraga inkuru hari ibyo atakubwira. Amen. Nashaka ko yakubwiye ko uwo musaraba rwose umara umubabaro, ariko ntiyakubwiye ko utemera umuntu ngo agumane ibyaha imbere yawe. Wowe ukajya uzubwira Imana umubabaro ukibagirwa ko ibyaha bidashobora kwegera umusaraba ngo bihagume. Haleluya. Ariko Imana ishimwe ko yohereje umwana wayo akabambwa ngo twizere umusaraba ufite imbaraga zikiza ibyaha byacu.
baza mugenzi wanjye ngo wabonye uwuhe musaraba? Hari umuntu nawe yarabonye umusaraba w'igisambo n'ukuri. None si imyaka 20 wizeye umusaraba wa Yesu kuki ibyaha bidashira kandi uyu musaraba ari cyo umaze ari ugukiza umuntu ibyaha. Fazari bavuga ati Yesu birashoboka ko atari wowe nari nabonye. Muzasome Bibiliya kuki Yesu bamwita ngo Yesu w'i Nazareti nuko ntabwo ari we wenyine witwaga Yesu, hariho n'abandi bitwa Yesu ariko mu rwego rwo kugira ngo bakarasifayinge Yesu wavuye mu ijuru bongeragaho ngo Yesu w'i Nazareti. Utarabyongeragaho washoboraga kuba wivugiye abandi Yesu. Abantu bari mu mupira habaho witwa Gabriel Jesus. None si bwo uvuze ngo ndemera Gabriel Yesu niyago kwita bawe hogo ku cyanyarwanda batita abana ba Yesu nuko wabumva. Haleluya. Reka tuganire ngo aho kwitabwaho kurushaho Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ibintu bikomeye cyane muri Samuel ndetse na hano mu Baroma ari byo ngira ngo tuganireho. Uriya umuntu ashobora kugira ibintu yitaho ariko ukabona ntabwo byari byo bya mbere byibanze byo kwitabwaho. Simujya mubibona namwe se? Mpamvu iyo baduhaye basari njyewe rero ndakoresha terime tumenyereye kugira ngo ijambo turyumve neza. Amen. Mpamvu iyo baduhaye basari wowe ubana n'umuntu muricara mukareba ibyibanze kawunga n'umuceri na gaze bibanza kujya hari mbere y'ibindi byose n'isabune muba muyiretse bavuga ati gasabune wanagatira muturanye ariko kawunga umuceri na gaze hari uza ngo nibyo bya mbere byo kwitabwa ukibona basari. Haleluya. Hafata basari tumanike turebe. Hari umuntu afata basari se hano? Amen. Haba ba master kandi bafata basari nk'inshuro 5 yiyacu. Ariko nawe uko byagera kose namwe abakoresha hostel murabizi ko uyufasha amafaranga restaurant nicyo kintu cya mbere wishyura. Siko bimeze. Bivuga ngo nicyo kintu ubona cya mbere cyo kwitabwaho kurusha ibindi. Rero wumve ko hari ibintu burya mu buzima bwa Gikristo umuntu w'umukristo akwiye kubanza kwitaba kurusha ibindi byose. Haleluya. Nicyo kintu ngira ngo tuganire ubundi ko ndi umukristo cyangwa ko nize Yesu Kristo niki cya mbere nkwiye kubanza kwitaba kugira ngo numve nejeje Imana mu buzima bwanjye. Rero Bibiliya yatubwiye ngo Samuel yari yaragiye kwimika cyangwa yari yagiye kwimika Dawidi nk'uko Imana yari yabimubwiye. Yari yamubwiye ko ishaka kwitorera umwami ngo uhwanye n'uko umutima wayo ushaka. Ageze rero kwa Yesayi, ngageze kwa Yesayi abwira Yesayi ngo wowe ohereza abana bawe b'abahungu bose bazi bajye banyura imbere. Nuba Samuel yari umuhanuzi ushyira mu gaciro ariko ngo bamuzanira abahungu. Uwa mbere amuca imbere yitwaga Eliyabu. Biravuga ngo Samuel amwitegereje amurebye uburyo ahagaze aravuga ati ntabwo Isiraheli yagira undi mwami, nta wundi mwami waruta uyu nguyu. Kimwe mu bintu byasekeje n'uburyo Samuel yahise aca iteka ku muhungu wa mbere kandi abahungu bari bamubwiye ko ari bangahe bagera muri 7. Nahise nemera ko burya abantu tutareba nk'uko Imana ireba. Umuntu wa mbere nta nubwo urabona uwa kabiri turabona n'uwa gatatu wowe uhise wemera ko uwo yaba umwami. Tubwira ngo Uwiteka abari bubwira Samuel kintu nakunda cyane nuko Imana yahise yihutira kubwira Samuel mbere yuko haza umuhungu wa kabiri. Bazanga n'ukubera iki? Bamo Imana yarizi ko noneho Aminadabu ugiye kuza. Abinadabu niko biri ugiye kuza. Samuel ararambara hasi ati nari nibeshye bwa mbere. Mwene bagabo Samuel yari gukina umukino wo kuvuga ngo nari nibeshye kuko basaga hakurikijwe uburyo se abizeye. Amen. Ngo rero Imana ati Samuel ntamuhagarikiye aha yaza kugeraho akava hano nta n'umuntu yimitse. Imana ivuga ati nakubonye Samuel ibyo ureba nabimenye. Urareba uko umuntu ahagaze ugahita utekereza ko ariko nje ndeba. Haleluya. Rero Imana imubwira amagambo akomeye ariyo ngira ngo ducyure cyane muri iyi minota mike dusigaranye. Iramubwira ngo abantu iyo bareba igihagararo ngo bakareba n'ubwiza ngo bw'ibigaragara inyuma. Nakunze uburyo Imana itazanyamo matematike ngo iducane yakoresheje uburyo busanzwe ngo bw'ibigira ibigaragara he inyuma ngo ariko njyewe Uwiteka vuga amina ngo ndeba mu mutima. Haleluya. Ngo ndashaka ngo aho kwitabwaho kurusha mu buzima bw'umukristo habe mu mutima wawe.
birashoboka ko umuntu ashobora kugaragaza imico ya Gikristo ariko atari umukristo. For sure birashoboka ko umuntu ashobora kugaragaza imico ya Gikristo ariko atari umukristo. Imana yo yitegereza mu mutima ikahamenya. Bibiliya ivuga kuri Mariya na Marita ngo bari kwitegura Yesu Kristo, ngo Yesu yari yabasuye nyine, ariko Marita wehe ngo ajya mu byo kwakira Yesu, ashakashaka ibirungo byose, ariko akantu ka kera natwe katubamo bene data. Bababwira mugeza ngo you are a human being. Hari human, yumva kuba yarize Yesu Kristo akayego ntabwo ari human being. You are a human being my friend, ariko wahinduwe umwana w'Imana bwo kwizera. Haleluya. Bako Marita nawe akantu kamuzamo yumva yavunishijwe, abwira Yesu ariko nubwo ndi kwinyuranyura nabo hari ikintu ushaka gufasha, wabwiriye Mariya akaza kamfasha k'ibintu biri hano byabaye byinshi, n'ubwo ifiriti nayirangije ariko ntabwo amakaroni ateguye. Yesu arabyumva aravuga ngo Marita we, ngo waruhijwe n'ibintu byinshi ariko ngombwa ni kimwe gusa. Mariya uyu nguyu wicaranye nanjye ari kunyumva ibyo mubwira yahisemo umugabane atazigera yako. Bene data, akenshi duhitamo ibintu byinshi nyamara ngombwa ari kimwe gusa. Niyo mpamvu hari ahantu ho kwitabwaho kurutaho. Burya umuntu ashobora kugaragaza imico ya Gikristo out, tukayireba tukavuga ngo uriya is a Christian, but Imana itamwemera ko ari umukristo. Haleluya. Bibiliya rero iravuga ngo umutima wa kamere ntushobora kumvira Imana. Reka tuvuge aho ngaho dusoze ngo umutima wa kamere ntabwo ushobora kumvira Imana. Niko Pawulo yanditse ari kubwira Abaroma ngo kuko ubwawo kamere yawo ntihuza n'Imana, nta n'icyo yakora ngo anezeze Imana. None wakibaza ngo iyo umuntu asirimba abasirimbana umutima wihe, kandi cyo kintu cyari gikomeye. Amen. Ngo nababwiye ngo aho kwitabwaho kugira gute kurushaho shobora kwita ku bintu ariko bitari ngombwa. Nimba Imana itemera umutima wa kamere, iyo bavuze umutima wa kamere ni umutima ukora ibyaha. Amen. Ngo umutima ukora ibyaha, ngo hari Bibiliya iyo ukoresha ifite ikinyarwanda cyiza ikavuga ngo ni umutima ugira akamenyero ko gukora ibyaha. Ngo rero umuntu w'umukristo ntabwo agira umutima ugira akamenyero ko gukora ibyaha. Ngo ibyo akora kuri we ntabwo biva mu migambi agambiriye, ahubwo biva mu mitego ya Satani n'isi n'ibindi byose muzi bicumuza umuntu. Uwo ni umuntu wabyawe n'Imana. Ariko umuntu utarabyawe n'Imana nuwe ngo umutima we wose ukora ibyaha. Naho yakifata neza ubundi bari gukora ibyaha. Naho yajya yigendesha ngo ntagira umuntu ucumuraho abari gukora ibyaha, kuko umutima afite n'uw'ibyaha ntiwigeze wozwa. Rero mbere yuko dusoza Pawulo aravuga ngo uyu mutima ntushobora kunezeza iki Imana, ngo kuko ubwawo ntufite kamere yo kumvira Imana muri bo, ni ugusuzugura iki Imana. Aravuga ngo rero uyu muntu ufite uyu mutima ari wo witwa umuntu wa kamere ntabwo yanezeza iki Imana. Niyo mpamvu ushobora kubyina hano cyane tukareba uburyo ubyina umuntu wese akareba nka Samweli. Nababwiye ngo sikosa kuba ureba nka Samweli, ariko ujya wemera intege nke zawe ubwira Imana ngo sindeba nk'uko ureba, wirebere nk'uko ureba. Hari igihe wigira nawe umuhanuzi wa hatari ugashaka kwemeza abantu ibyo utabona. Ngo iyo umuntu ari kubyina hari igihe umubona rwose ari umuntu usobanutse, ariko nababwiye ngo niba umutima ufite ari uwa kamere, nothing you can do cause God to be happy for you. Nta kintu wakora unezeza Imana ufite umutima. Bibiliya Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 51 aravuga ngo nuko utishimira ibitambo, I'm the king, mfite inka nyinshi nakazi gutambira, ariko ntabwo ariko wowe
iteye Imana. Gira mugeza ngo menye uko Imana iteye. Haleluya. Hoya ntukabyuza mu kigare rega, menye uko Imana igiza iteye. Dawidi aravuga ngo icyo wishimira ni umutima umenetse. Ngo umutima usuka imbere y'Imana ibyabaye byose, utagendera mu bintu bimeze nk'imigenzo gusa. Yesu yigeze guseka abafarisayo arababwira ngo mwebwe mumeze nk'imva cyangwa ibituro ng'inyuma bisize ingwa, ubwo twebwe biriho amakaro mu Kinyarwanda cyacu kigezweho, inyuma biriho amakaro ngariko imbere birimo amagufa y'abantu bapfuye. Niko Yesu abona umutima w'umuntu wa kamere, ngo umuntu inyuma adekora inyuma agasa neza, ariko umutima ari mubi. Mbere yuko dusenga Imana, ni mutima ki ufite? Ndavuga ngo aho kwitabwaho kurushaho ni mu mutima wawe. Tunganya umutima wawe unezeze Imana, nibwo nawe ibyo uzakora outside bizanezeza Imana. Niba bitabaye ibyo, nta kintu ukora kinezeza Imana. Uyu mutima urawukeneye ukora ibinezeza Imana, ariko ndakumenyesha ko ntushobora kuwugira Kristo atabaye umwami w'ubuzima bwawe. Never. Kuko Yesu yaravuze ngo am the vine, ndinge muzabibu, nta wundi muntu ushobora guterwaho ngo were imbuto atari njyewe, kandi ishami naryo rinjohari bakarinteraho, iyo rimvuyeho ntago ryakera imbuto. Mene magambo, wowe nta kintu ufite wakora ngo Imana inyurwe utari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso 2:10 aravuga ngo kuko twebwe turi abantu Imana yaremye, ariko ituremera gukora imirimo atarahabonetse hose. Garabagenza ngo ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo muri Kristo Yesu niho twemerewe gukora imirimo ikemerwa n'iki? N'Imana. Bivuze ngo mene magambo, niba hari ibintu byose wakoze ariko utarizera Kristo mwami n'umukiza mu buzima bwawe, byose ntabwo Imana ibizi. Ibaza amafaranga watuye najya kuyishyuza itorero na senya, muyambe menye yuko nayatuye ariko ntari muri Kristo Yesu. Muyambe kuko ayo ngayo buri n'Imana ntiyazi. Ariko nawe ngo Kristo mu buzima bwawe ahindura imitekerereze, akaguha umutima unezeza Imana. Niyo mpamvu Pawulo turi gusoza yabwiye Abafilipi mu gice cya 2 ku murongo wa 5 ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo kuko uwo nubwo yari afite akamero k'Imana ntabwo yigeze agira umutima wo kwisirikana, ngo ahubwo yumvisha atari ibintu byo kugundira, ngo yigira nk'aho ari we uciye bugufi kurusha abandi kugira ngo acungure umuntu. Rero nk'iyo ngo ubuzima bwawe iyo butaragira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, uhora wizirikana ubwawe. Yesu yatubwiye kubwiriza abantu bose batarakizwa. Ubikora kangahe kuvuga ko wizeye Yesu Kristo? Reka dusoze, amasaha dusoreze harageze, ariko najya nkubwire ngo aho kwitabwaho kurushaho mu buzima bwawe bwa Kristo ni mu mutima. Shuti kuza hano muri church ntabwo byemeza ko Imana ikwemera. Twumvishe ko Bibiliya yavuze ngo Samweli yitegereje nk'uko abantu bagira gute bareba, ariko Imana yo yitegereza he? Mu mutima. Reka nkubwire ngo ntuzigere ugira umutima ngo ari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu, ngo uwo mutima wibeshye na gato ngo ukore ibyangwa n'Uwiteka inyuma yawo. Ndasoje, mwumvishe ibintu mvuze. Ntabwo wagira umutima wemerwa n'Imana ngo inyuma habe hatemerwa n'Imana. Ntabwo byabaho, ntibishoboka. Nta muntu wakambara nabi inyuma ngo abantu bagende bamucumuraho afite umutima ngo ari muri Kristo Yesu. Ntabwo bibaho. Muzi impamvu? Biravuga ngo nuko ikiri mu mutima nicyo gikura kikageraho kikagera n'inyuma, kandi ntabwo igiti cyakera imbuto zitari izacyo. Cyakoze umuntu w'inyuma ariyoberanya. Buriya hari abantu turiyoberanya kweli. Umuntu nyine aragushushanya ukajya ubona nibyo ariko atari byo. Rero iyo umuntu afite umutima wemerwa n'Imana for sure n'inyuma hawe, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo inyuma si ho kwitabwaho mbere ku muntu ubaye mu Kristo, ni mu mutima. K'umutima nuhinduka uzahindura umuntu w'inyuma. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo umuntu wabyawe n'Imana ngo ntabwo akora ibyaha. Kubera iki? Ngo nuko imbuto y'Imana ari wo Mwuka Wera ngo uba uri muri we. Mwene magambo ibyo
ubikora ni umwuka w'Imana ubikora muri we. Ntabwo ushobora kwambara imyenda migufi habyo babwira muri byo kwambara imyenda migufi akavuga ngo use koko ni migufi wose ubwo ntubireba ko ari migufi kuze ko ngo ntakuri ntabwo nabibonye. Muri byavuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye ni wowe wemeza abantu. Kasoreze kuri iki nambwa ngo ubuzima bwize Yesu Kristo yo budafite umwuka wera ntabwo buba bwaramwizeye. Uranyumvise? Ubuzima bwize Yesu Kristo yo budafite umwuka wera ntibuba bwaramwizeye kuko yavuze ngo I know who you are. Today you cannot testimony for other people that I'm the Jesus Christ. But when the Spirit of God will come unto you, you will have the power. Bamwe ntushobora kuba ngo wizeye Yesu Kristo ubeho nta mwuka w'Imana ugira. Ibyo bibe byumvikana. Iyo wizeye Kristo aguha imbaraga z'umwuka wera nizo zonyine zigushoboza kunesha ibyaha mu buzima bwawe. Abantu benshi ntibakita ku mwuka wera, ariko najya kubwira ngo guhera uyu munsi niba umwuka wera atari muri wowe ntabwo uri umwana w'Imana. Basoje iyo ni inkuru mbi. Niba uyu mwuka w'Imana atari muri wowe ntabwo uri umwana w'Imana. Aho bitandukanye biravuga ngo kuko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 12 muri Yohana aho ngaho ndi gusoma mu gice cya mbere ng'icyakora abantu bamwemeye bose bakizera izina rye uwo Yesu, they have given authority, they have given the power to be a child of God. Bivuze ngo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None n'iki kibagira abana b'Imana ko bahawe ubushobozi batabaye abana b'Imana? Mugiye kwa challenge ariko reka ndikira. Haleluya, haleluya, ngo bahawe ubushobozi. Ni nk'uko wajya ku kibuga cy'indege bakaguhatika ikujyana i Burayi ariko ntibakwicaza mu ndege ikugezayo. Mbega wagera i Burayi cyangwa wagerayo? Baguhaye tike y'indege ariko ntibakwicaza mu ndege. Itike niguhesha kugera i Burayi ariko wajya ku kibuga cy'indege ntibakwicaza mu ndege. Wagera i Burayi cyangwa wagerayo? Numva isano yo kwizera Yesu Kristo no kuyoborwa n'umwuka wera. Ngo Yesu Kristo kumwizera biguha itike yo kwitwa umwana w'Imana, ariko umwuka wera kukuyobora ni uguhindura noneho byuzuye umwana w'Imana. Bitari ibyo ntabwo uri umwana w'Imana niba udafite umwuka wera. Ko Paulo yavuze ngo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ngo umwuka ni utuma tuvuga ngo turi abana ba data. Niki kikubwira ko uri waso kandi udafite umwuka ubikubwira ngo ubivuge? Duhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Icyo kwitabwaho cya mbere mu buzima bwawe ni umutima wawe ujya imbere y'Imana umeze gute? Turi mu gihe Olivier yabikoresheje numva bisa nkaho biri guhanura. Turi mu gihe kwitunganya twumva n'amasegonda 30 ahagije. Garizone wayo urabizi. Ntitujye dutekereza ko mu mutima ari Imana ahubwo ibishaka kureba cyane ngihatinda. Waruzi ko amasegonda 30 hari igihe ashira umuntu ataramenya niba turi mu mwanya wo kwitunganya. Usimpamvu ni uko rimwe na rimwe kwinjira mu cyumba cy'umutima ni nko kwimenera amabanga. Nuba ugiye kumenyesha ko wasambanye byari ibyawe wenyine n'uwo mwabikoranye, ariko none ugiye kubwira Imana byose. Nta muntu winjira mu cyumba cy'umutima ngabwira Imana byose adafitiye umwuka wera wemeza abantu ko bacumuye ku Mana. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera, ariko aho kwitabwaho kurushaho ni mu mutima. Inyuma hazamera neza nshuti, ntugire ikibazo. Umutima numara kunezeza Imana ntabwo bazirwa bije kubwira ngo rwose iyo myenda wambaye ntabwo ari myiza. Oya, nicyo umwuka w'Imana uzaza muri wowe azakora. Azajya kubwira ngo nukuri wambaye nabi pe. Hari igenda ngererwa ndi kurwana n'imyambaro, nkongera nkayambura nkipima indi nkabona n'imini. None umwuka wera kamazaga ariko si ubukoko naburaza kwitunganya uvuga ngo Imana ibabare gucuruzwa n'imyambaro.
imyambaro yose kare wayiguze si n'ubwa mbere uyambayeho, uri kubona yabaye mibi kubera umwuka n'uwo badayimoni. Umwuka wera arakugayidinga, akakubwira ibyiza, akakwereka ibya mbere n'iby'ibanze ugomba kwitaho. Reka dusoze. Ubuzima bwawe ni bwite ku muntu w'imbere ari wo mutima wawe, nibwo uzanezeza Imana. Kuko umuntu wa kamere ngo ntashobora kunezeza Imana, kuko uyu mutima wa kamere ngo ubwawe ntiwumvira Imana, tushobora kubaha Imana. None kugira umubiri mwiza inyuma ariko imbere ufite umutima wa kamere, ndakumenyesha ko nta gihe uzakora ngo unezeze Imana. Ntabari twebwe Yesu, ntabari twebwe Imana, ahubwo izina ryawe Data rishyirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukura. Ntabari twebwe Mana, turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo umutima wa kamere ushobora kunezeza Imana habe na gato, kandi Uwiteka ntajya areba inyuma cyane ngo areba mu mutima. Mana, byaba bimaze iki kwirirwa tukubyinira tugata amasomo ngo tuje muri Friday service tuzanye imitima ya kamere itagikunezeza habe na mba. Mana, wegera mu mitima aho inkamba ziba, ahari umwijima umurike ahatabona mu mitima yacu, uduhindure icyuma wakoresha. Mana, uducure inkamba zive muri twebwe, kuko mu mitima yacu harimo ibinyoma byinshi. Imitima yacu irakopera, imitima yacu iriba, imitima yacu irabeshya, imitima yacu irasambana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko imibiri yacu iratega neza, imibiri yacu irasirimba neza, imibiri yacu iramara ikikwiza, imibiri yacu iracura. Mana we ibikorwa by'umubiri ntabwo bikunyura habe na mba. Ukeneye ko umuntu w'imbere ahinduka mushya, akitwa umwana w'Imana abiheshejwe no kwizera. Turagushimiye kuri Imana itugiriye neza, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Uduhindure kuba abana bawe, uduhe umutima wari uri muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.